kazuka basi avuze ngo twebonzwe twakubise nta muntu ujya wigezana nanguraho uwo mugabo nawe yarafashe gutya ngagiye guturega kuri ribu ngo ko ngo twamukubise ngo nawe ndasubira ngo ati nawe ibintu byo dutangiye twese twarwanye wadukubise natwe turagukubita kazuka bose rero kubera yuko niba ari ukunyanga niba ari akoze muti ntago mbizi yagiye nawe nyine arabipostinga ikosa ngewe nakoze nuko nariko ngiye mpamvu ingumba rero gutukana hari abantu bari kumfata kandi nanjye numvaga bakantu kubujeya ubujeya ntabwo bushingiye uri umuteroriste bana uri kumva abagabo bakaza bakamfata nanjye nigize ibamba nigize inshinzi nshaka kwivana ariko abagabo nyine bafite ibibaraga bakazajya baguma bamfashe gutya nanjye rero mba nyine nawe rwose nyine mana ubundi saa kumi iri gutera ibibazo byose nanjye twisubirire oya buretse kuvugira mu bintu byanjye buretse ntabwo ndarangiza ubwo urumva rero tuvuye aho ngaho tumajije gushwana umugabo nyine ababosi bacu baratubwiye ati nimutahe kuko nibo bari kudukiranura tuba turagiye urwo rushyi ndarusobanura nyuma kuko urabona yabyimbaganye noneho mani haraga isura yarukisa mfashe ndamuniba mwegeka ku modoka yivamo ingumi nziza y'umupiririza bayivugise hano mbona wakashwira naba ndakaye nawe umuntu yambabaje sinemerewe guhekenya iryinyo ndi guhekenya amenyo namwe muri ibintu byatubayeho pe inyama hano nta nyama ndi kurya ibaze kuba umuntu yagukubita ukananirwa kurya oya twazisangiye hano uretse kubera njewe mutasi Sharoni yamwita Shawaze setesha n'ibyo ari byo wemera ko wari wese hari umuntu wabonye wemera ko ibyo nari bitubyihorera aha ururushyi hari filime narubonye ngo mani cyo kwatanga bwiza ukuri uyu mugabo yakubise urushyi tesha pe mani yarumukubise ku buryo atashanangira kubona izino mbori zo mu ngaho hari ukuri zitazikara bije rero wowe wagiye mu modoka kabiri akamubwira uretse kubanza kuvuga inkuru yanjye irangire nawe usere wisobanura kuko niyo banesha ibibazo nabwo ubuzima bwanjye sinkunda gushwana n'ahantu abantu bashwa nesimba ubuzima kunda ndahawe ibyo birabaye ubwo ngubwo tuba tugiye mu rugo turiteguye dufashe kabu tugiye kuri airport tugeze kuri airport turinjiye nk'ibisanzwe ni abanzi gurishwa 7500 ibyo biraturakaza twinjiye mu ndege tugeze rero sasa noneho rero kuri airport hano airport hano bayita gute Entebbe ubwo turahageze mwabantu mwe mumvo rero tutanze passport barambwiye ngo nishyiraho 4 fingers nziteretse ati hajyaga mu bururu agatajya muretse nziteretseho barabanza bafata passport yanjye babwira uyu nguyu nawe aterekaho birahura baramureka aragenda ngiye baba barangumenye banicaza hariya baratangira ati uri umusomaliya inige ndi umunyarwandakazi ati uri umusomaliya ngo ariko Brian aravuga ariko mwana navuga usi ngewe none ubwo uyu mwana ajya ubwo baratangira ati niba yaje yibye uyu uri gutukana ninde kuki muri gutukana broke sibyo nenyo kankuburokinge nenyo ngo Heineken ya 7500 ingana n'urwo rushyi bro urwo rushyi sinshaka kurutekerezaho kanki hari ntabwo ubona ya mikino y'inshi bagukubita ijigo ayamenya agahita yidukira akajya hano nibyo byabaye kubona umwana ubu bubona twakandaguye n'akayisuma n'andi kwakumurira umva rero mubwire ubwo baravuze ngo ari umusomaliya wambutse last week ni last week mwana sinzi ngo niba yarafite ibisa none rero yaje yibye nyine afite n'amatatuwaje n'ibiki nyine ngo rero ngo turasa dufite ngo n'izina rimwe rihuye baba baravuze ati ntabwo bishoboka mani twahageze saa 4 twahavuye saa 9 z'amanywa bakirimo barandeba bakareba imbunda bakareba tatuwaje bakareba indi mbunda hasi bakavuga ati uyu niwe turamufasha baricara ndababwira ati subwa mbere nciye aha ngaha barakomeza bareba muri passport yanjye bakazajya tubwira tuko nyine abantu nyine bahindura abantu nk'abo babateka mutwe nyine bahinduranye uyu musa akaba afite passport yo mu Rwanda ejo akaba afite passport y'Uganda ejo afite passport y'u Burundi ejo ya Somalia uri kumva ariko ngiye nkakomeza ndwana no kuvuga ati ngende umunyarwanda kazi ku gipfunsi niho magaze ubwo ariko nkabona nta kintu bari gushaka kubyumva mu saa 9 rero nibwo bahamagaye ku ambasade barahamagara ka sinakubwira
saa 9 nibwo twahavuye tugeza ibitotsi byenda kutwica turyamaho mbyutse nsanga inkuru yabaye kimomo yuko ngo twaraye twitwaye nabi ndavuga ati nanjye ndaza kujya ku karayivu mbasobanurire mbabwire ati mumbabarire abarani bo mbambwira uri kumva ariko mu by'ukuri mw'abantu mwe musengere ni inshuti iyo cano ni muyiduye ariko se yakomana cano next week tuzakora ikiganiro uri kumva uyu mwana rero mw'abantu ndabinginze ndamwibujije mwiburije imbere y'abantu 1315 tesha ndakwibujije vuga ukuntu byatangiye kugira ngo ujye gukubitwa nanjye nisange ibibazo bya wakoze iki jyaho nanjye ndagarutse uwakubito mani reba irijigo se wenda mfite amajigo pe egera inyuma makanu kagahenge wenda mfite akajigo pe ariko nta jigo ryanjye ryanganaga gutya uwo mugabo rero ukuntu ibintu byagenze kugira ngo njye gukubitwa vuganye n'umukobwa ngo nyine namuhumekere naki mwebwe ntabwo mugera ngo mungirire impuhwe ubwo mukobwa ndamufashije gutya ndi kumumanura esikariye uwo mugabo nkubisubiza urushya baravuze ngo ngiye kumurongora bro ndebye ukuntu ndi gukora ubugira neza ndebye ukuntu ndi kwitanga ndebye ukuntu ndi gukorana impuhwe mpita nanjye ndarakana ngo karongore nyoko ariko ndimo ndamanuka sinanashatse kumenya uwo mbwiye icyo jambo none uwo mugabo impamvu nanamumenya ajya kumubita urushi yaje arambwira ngo tesha ngira ngo ni umura w'umusaza uje kunyihera $1 wari bawe kabiri umura w'umusaza mbona arandebye ndamurebye arabanza aranamamagara ati tesha ndavuga n'umupapa aje kunyikubitira $1 wabona ari umudiyasipora umupapa nyimureba turandutse mabere ya nyoko yankubise urushyi bro tujye tuvugisha ukuri umuntu yakubanje gutyo akaza akagukubita igishyi gutyo ntakintu wamukozi wari utashye mu mahoro yawe umujinya wahise unyica nanjye ndi umuntu nanjye mfite umutima nama nanjye ntabwo ndi Yesu nta nubwo mvukana na Yesu ndi umwana w'Imana uri kumva kandi umwana w'Imana yakosa uri kumva rero shu DJ Brian narimo buriya Brian niyo ndi kurwana kuko njye bari rimwe na rimwe nk'umuntu ndakaje bivugira hari igihe ndwana ariko Brian niyo ndwanya ngo tesha ari kurwana arabaga mu mureke njye simundi ibintu ndakunda kwivana mu bintu byo kurwana umva wapi pe none akazungu nabonye ko yagupostinze nabwo se ubwiye abari ngiye posting none umva bari ngiye bari muri manuza akavuyo nari kazu iyo posting ukariwe bibaza nari mfite akavuyo ikindi kandi mana umugabo yamucaka cyane byafiriye ngiye nuriya bari kumfata iyo banje kura umuntu akisanzu umugabo dije ikintu cyamurakaje hari nukuntu uwo mugabo yamubise urushyi none nsubiye inyuma kugira ngo tuvugane yanga kuva muri taxi arifungirana bya papa biba bifite wese ashaka kumuvugisha mu wego nashakaga kuvugana nawe nkamubaza ni papa uvugisha ukuri banambwiye bati tesha ngaho ciri wari ufite iki mu ntoki papa wari ufite iki mu nari mfite telefone yanjye uwo yavugisha ukuri isara bwawe telefone amubonanye rumena amabuye sinzani yarafite inojo uwo mugabo akazabwira ati mugiye kumerera imodoka ariko tesha wari utajya kweza ubuki yarafite inosho uwo mugabo yavuga ati nisoka baramena agahanga ariko uwo mugabo yangubi nimba mbesha mpure mama wanjye ngira bukaranda mukunda niwe mugore nkunda kwisi umupapa yangubise urushyi na vision narisigaranye ndayibura mbuze vision narisigaranye mu mutwe birancanga n'imodoka ye nayishe buriya ahantu hafunguka nahise nkakura wo nihuta n'umujinya mani sinkunda kurakara sinkunda kuvuga nabi ariko iyo ngize umujinya ngira umujinya mubi pe nanjye ndabizi byizi ariko mutubabarira bara nagaru kudusanzwe ngo wakoze iki Imana mutubabarire no kuri isuku dusanzwe n'umujinya wadushutse umujinya uragenda uradukontora ngo tesha ngo nugasiga isara bwaye inyuma ariko gisara bwaye wawe bose dore abarani batuba tubwira abandi bose batari abarabo bose na pastor wacu niba yabonye radio bose pe duciye bugufi pe tugusabye abantu abavyeyi bakuru mana none ngewe mana we shama yamanvu ngiye mana ngubise iki ceceka we ngewe uwo mugabo nawe ahana ari bari kuvuga indi nkuru nyine nawe urumva tesha ko afite umusura uwo mugabo nawe ahana ari none ahana ariko namufashe gutya bamusaba mu modoka nyine baravuga ngo tuciringe njewe mubazica moyi mufata gutya mwegeka ku modoka ndamureba kuko mureba nkabona urushyi uko mureba nkabona urushyi nanjye niba mu rugumi n'amadamu mwaye n'abandi bakuru bandi nawe yiba mu rugumi arunkubita hano umuntu w'umupapa wagiye uterura ibyuma wabyaye abana bagiye batandukanye akagira izo mbaraga zo gutera akabarira abo bana akabatereka aho ngaho areba umwana nkanjye bete guma nkubita n'urushyi do hano gutya ubusi ndi kumirana rwa Anjine ego mana umaje kumiragura na mukanya umaje kugira ko senga kuguma ndi kurya udusarade na mana uyu mwana habitotse musanga yararimo ararya mwa
ibyo byo kurya wenda byo tubyihorere umva wenda umuntu yajya kugira ngo abeho ukanarya ubabara ariko ukarya kurya byo ni ingenzi mana Briane yatukanye ikintu giswe nukuri pe shamana mumubabarire ninjye wabimuteye musabiye imbabazi pe ninjye wabimuteye yajaje kundwanirira no kunyiza ariko buriya vaho mbanze mvuge nanone umva uyu munsi turakorera kuri Paradigm set yanjye iri saa 8 kugeza saa 10 ariko turagiye karagine kugira ngo okay ngaho vaho rero ni mvuge ikindi kintu ahantu mwabonye Briane ari kubwira uriya mugabo ngo kunyara ngo ahagaze ngo nyara ninjye warumajije kubivuga abivuga bisubiyemo umugabo yankubise ndamureba umujinya cyatwa umugabo arimo aravuga ngo bari ngo njye ngo nkubitwe n'abantu banyara bica ndamubwira ni papa kuba umuntu yanyara yicaye nawe hari igihe kigera ukicara ntago ari uko umuntu ahora yicaye buri mwimukiyemere shu ibyo mwirirwa mwivugishwa ngo umuntu anyara yicaye wowe unya uhagaze ngo nkubitwe n'abagore ariko mwabantu uwo mupapa daddy oya nukuri mu mubabarire Briane yatukanye nabo ariko uwo mupapa nanjye mfite isoni n'ikimwaro n'ishemu nukuri pe utebushema ishemu nashema niteye oya DJ avuga icyo nashakaga kuvuga hari ukuntu abagabo mufatirana abagore pe haba abagabo haba abasore ukumva yuko umugore ari ingoma y'umuporoso ukumva yuko umugore ariyo waziri gukubitwa guhera kuwa mbere kugeza kuwa nyuma ukumva yuko niba usinze uri gukubita umugore urushyi ukumva kubera iki njyewe ndashaka kuzibariza ikibazo kuri polisi ubu umugabo ageze yivemo agukubita ikiguma agukubita igishi wicecekere yego ngo kubera yuko umuntu ngo anyara yicaye nanjye reka mvuge ngo abagore ariko umugore mumubona gute umugore we ntabwo yakwivamo n'iryo buye ego umugore yakwivamo n'iyo furusha tumukamenya yugutse umugore none iryo jambo uwo mugabo akomeza avuga ngo nyamo nkubite ngo n'abantu banyara bicaye nose kunyara umuntu yicaye byose bivuze iki twebwe twirwanyeho ahubwo wenda nuko byageze ngo tugira umujinya dukoresha amagambo atari meza ariyo tuje kuvuga ngo mumara ko shamani mureke ko byandika mutushasha umubaba ariko reka mbabwize ukuri mwabagabo mumenye yuko natwe aya maboko yacu na iyi si watermelon twikoreye iyi ngiyi ntago ari udukoni uri kumva aho wakura ingumi nanjye nakura indi ikintu cyane ahantu babyicira DJ kunyara ngo unyara uhagaze yaba nawe wanyavuga hagarara wenda umuntu yavuga ati menya yuko wakura urushyi kurumita nanjye nahakura urushyi menya yuko ngaho wakora ku isarabwaye nanjye nakora ku rindi sarabwaye we ni ibintu byo kuvuga ngo umugore ngo nambara kubera iki se umubite nanjye mukubite umenye tinyuka urashoboye we ntabwo tinyuka mujya kurwana wenda reka kubikira muri tinyuka urashoboye ariko reka mubwize ukuri ibi bintu byanyu abahungu mwihaye byo kuzajya muvuga ngo ndamara gusinda ahubwo bayi batugize nk'aho wagira ngo twebwe nambaraga mana aho nyine twebwe nambaraga mu modoka nicaye turi kumva ngo nambaraga nyine abagore babafashe nk'aho wagira ngo umugore igitsina gore nyine ngo umuntu wo gukubitwa niwe bahinda ingoma z'abaporoso no abo natwe bazadukubita no umugabo nagukubita nawe umuce wigo ubu ni somo bw'ibintu byo kuvuga ngo umuntu azajya ahora ajya kurega buri kanya ariko ribu yagoro buri kanya ngo ribu ngo ndakubizwe umvamo ingumi nanjye nivemo indi twubahanye tubane twubanye umenye yuko niba warancetse nanjye nagucetse wenda ntabwo turi kubashishikariza kurwana ariko mwifata igitsina gore ngo mukigire nk'aho wagira ngo aka gacupa k'amazi katarimo amazi bro oya oya namwe pe wenda ngiye sabye imbabazi ku ruhande rwanjye nshiye bugufiya imbere y'abaranciye bugufiya uri kumva ariko rwose ibintu byo kuzajya mufata abagore nk'aho wagira ngo nyine ni abantu nta tubaraga ni abantu mugomba gufatirana umugabo wese umajije gusinda umaje kunywa inzoga mutanasangiye ngo araje aragukubisa uko yiboneye ngo nawe agenda gutyo ariko DJ none uretse gusa nk'uriya mugabo iyo dukubita urwo rushya akagenda natwe nta kintu tumupangiye ubu wari kuzajya kumena kuvuga ngo ugiye kuregana ko nta muntu umuzi noneho abantu bamubwire ngereka mbabwire shu ibaze kuba uri kumanuka kuri esikariye aho huzuye abantu uri kumwe n'umukobwa mugenzi wawe umuntu akivamo ijambo akavuga ngo ugiye kumurongora ndamurongoza ikibanyarwanda ndamurongora mfite mbaye nagira inyara mugani wa DJ ngo ndagira irongo umva ibyo tubyihorere ariko reka mubwize ukuri mwabatipe mwe mubimenye namwe nyine mureka kuzajya mushyiramo ibintu byo gushaka kuzajya mujya kuregana uri kumva numvamo igumi nanjye
umve iyindi twubane ureka kujya kundega tubane tuziranye nyine umenye yuko nanjye wankomye nanjye nkagukoma uri kumva ibintu byo kuzajya mushaka kuvuga ngo ngo namukubita ugize twepima ariko noneho ugabanya ibintu byo kujya kuregana nk'uwo mugabo yatasha bwa ngo ndabyicira ngo kuri ribu ngo njya kwarega ngo mwumvishisha amaraso none se yamagaye tesha mvuga ngo ngiye ngo kubarega ngo turamubwira ati amazina yacu abiri ngaya agenda ujya kuturega turisobanura kuko umuntu w'umugabo urajya kurega n'ibyana bitoya na sheri we ndahitamo umuteza umuntu w'umugabo urajya kurega iki kare we wadutangiye natwe tukakwishyura ni ubu akantu kose ribu ni nk'umubyeyi mbese ubu mu rugo abana bose bahora bashwana ariko bahora baregana mvamo ingumi muvemo iyindi twubaha ako shamana abagore mwatugize agafu k'imvugo rimwe nta mugore usura nta mugore unyara umugabo atabishaka akamwirukana umugore agasura umugabo atabishaka akabamukubisa umugabo yavuga ibintu umugore ntabyumve neza akaba yakubiswe umugabo kubera yuko umuntu ugangwana umugabo ni umugabo pe yubahwe nk'umugabo ariko menya ngo niyubahije ariko nibigera mu bintu bijyanye n'igipfunsi kime nanjye nikwishyure shiringe duciringe twubaha ntabwo uzi ukuntu urushyi rujyana noneho mwana ubwo uzi nk'igihe mba mperukira gukubitwa zamani na papa wanjye umugabo utanambyaye yivamo ariko yankubise pe shaka nubwo ntakigira gute yankubise mbese yatashye ameze ati yatashye afite ipfunwe ry'uko arwanya n'abaganga sha mumbabarire pe ngiye simbasabye imbabazi n'umutima ukuri ibintu byo kurwara mana mumbabarire gutukana mana iko kunyongera mumbabarire pe ariko rwose nanjye nta muntu wari kuviramo aho ntabwo byari gukunda umuntu agiye kureba ukuntu yasubira ku caci umuntu mana ariko si uko kuba tubabare bagafungura amacaci yacu wa mana kuba wabare n'ingaruka z'uko tutari gusenga mutubabarire sibyo mutubabarire cyakoze atesha bagukomye pe uhiki Jackie nakomwe se by'ubu ngubu biraha bisanzwe zanziza mu bihinde bimwe biba birimo montage ariko nanjye nshimira nakuvutangira kandi ubwo yambwiye mbere ari kurwanira inyuma y'ababawusa ariko bro reka nkubwize ukuri jewe mumbabarire nukuri abaniga bari hano abahungu bari hano n'abapapa bari hano uri kumva mutubabarire ibintu byo kuregana ubikireye nibigera mu bintu byo kumva ni imitsi uwawe wumve nanjye wanjye umwumve twubahane turakubabariye imana ibaho umugisha nukuri ko imana mubwire ko mumbabariye pe mwandike muri comment turakubabariye muzagaruke ku gacano next week kwa kabiri umva mumbabarire umugabo ukubiswe n'umugore yitwa iki umva biramusha nabajije ni muri Kampala hehe turi hano turi muri aha gusana turi bukorere ni bahita Paradigm harya Paradigm iri hehe Kansanga wakamuhaye nk'umwana w'igikondo yamwizina Yesu mumbabarire Yesu mumbabarire turakubabariye murakoze nanjye mumbabarire na siporo zawe DJ sizipfusa we yanabuze ipfusa mukubite nabiyenza oya mwizo yatwiye nagazo cyane reka nkubwize ukuri uyu mugabo ngo turi kuri snap uyu mugabo nandi gendure ohereza tesharebe kuko turi gukoresha yanyumvase uyu mugabo nawe ahana nagazongera kumenyera igitsina gore mu buzima bwe bwose azarinda apfa atongeye kumenyera igitsina gore ibyo byo ngo jewe ngo kubiswe ngo na umuntu nyara wicaye umuntu nyara wicaye ntago Imana yamuremye Igo turi kumwe na timu yacu yose twajyanye yego arabakuye okay turabakunda bashirisha mva munizere ko mumbabariye nta muntu wongera kubinyoherereza nabonye abantu benshi babinyohereje ngo Brian byakugendekeye gute Benovi ndabasobanura uko byagenze nimwongere kubimbaza pe kuko murabimbaza bikantera ipfunwe na mumbabariye DJ ko nakubonye utukana nibyo nari ndimo ndasobanura ubwo watize nimwe banje abara natwe sheri muzamure jihad we tugiye kuva live sheri tugiye kwitegura kugira ngo tugende mu kazi DJ soma iyanjye turakubabariye gushashiri urakoze uyu mugabo ashobora kuba yarigize kagara iswe ngo mani ngo ngubiswe ngara ariko umva n'ikindi gihe azabyumva kuze hariya rero mwabonaga bari
ndimo ndavuga ubugambo mani bari bamfashe gutya banze kundekura na wahagaze arabanze kundekura numvaga nshaka kugenda basi byibuza ankubita ariko ankubite nanjye musigiye ikindi kintu kurya atazongera kuvanga abagore kucyumva yuko ugomba gukubita umuntu ngo uko ngari umugore si umugore twebwe se nago turya na siporo dukora na mbega imibiri yacu se nago ari amagufa arimo nk'ayo ufite mwebwe uri gukora jini yawe ufite iyanjye iri kuvaho babaye mana ariko hari umuntu uri gukomanga hano ninde agatishuye manuka ntabwo biri gukunda akirashunga umva mana yanjye ngiye gusubira kujya kwiga karate ngiye gusubira muri taekwondo mwaba nigamye mfite umurika yigisha karate